Yesu n'umukiza wanjye utangaje kuko andutira byose, niwe wamagaritse ku rutare mabonera umunezero, niwe wamagaritse ku rutare mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Yesu n'umukiza wanjye utangaje, anura imitwaro yose, arankomeza sinzanyeganyega kuko ahora mbumbatiye, niwe wamagaritse ku rutare mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Ansesura w'imigisha nk'ikamba, anyuzuza ubugwaneza, ndirimba n'igenga nk'izimana, niyo mucunguzi wanjye, niwe wamagaritse ku rutare mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Nambarangura bagirana kwe, niho nzamusanganira, nzajya nderembana n'abacunguwe indirimbo y'agakiza, niwe wamagaritse ku rutare mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Turagushimye ndaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo, ushimye neza n'ubuntu bwawe ugirira umuntu wese uko bukeye n'uko bwije uhabwa icyubahiro. Ushimiye rero ko ukomeje kurinda ubwoko bwawe mu minsi nk'iyi, benshi mu gihe basubiye inyuma ariko twebwe twisunze imbaraga zawe. Ni ukuri Mwami mwiza, tuzije mu biganza byawe kugira ngo uduhe umwete ndetse uduhe imbaraga zigushishikarira. Mwami mwiza, uduhe kwiga ijambo ryawe. Mwami mwiza, rero muri aka kanya tugiye kumva ingingo yo kuwa gatatu. Reka ubane muri wese uzakurikira iyi video, kandi ubutumwa buri mu Mwami buzamuhindure kandi bumufashe mu rugendo rwa Gikristo, maze ubwo ugiye kwerekanwa bidatinze tuzishimire kugusanganira. Ngo tugire neza rero, tube hafi mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Umwami wacu, bashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro ndetse n'ingingo zinyura kuri iyi channel. Ni iby'igiciro cyinshi cyane rwose, Imana ibaha umugisha kandi bakomeze. Niba ubikunda, niba ubona ari byiza, subscribinga kugira ngo udufashe cyangwa se utwereke ko turi kumwe, no mu gihe dushyizeho ingingo uhite uyibona ako kanya. Ingingo rero ituri ku cyigisho cya gatatu kivuga ububasha bwa Yesu washyizwe hejuru. Ingingo yo kuwa gatatu kuwa 11 Nyakanga 2023 iravuga ngo kugabana ku mbaraga z'umuzuko, kugabana ku mbaraga z'umuzuko. Hano hari amagambo avuga ngo mu mirongo isigaye mu yo Pawulo avugamo iby'isengesho mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 20 kugera ku 23, Pawulo avuga mu buryo bwagutse ku nsanganyamatsiko ya gatatu y'ubwenge. Yiringira ko Mwuka Wera azazanira abizera ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero ikoresha ku bwabo. Atangira yerekana ibintu bibiri byabayeho mu mateka y'agakiza nk'ibintu bya mbere byerekana imbaraga z'Imana. Icya mbere, kuzuka kwa Yesu akava mu bapfuye. Icya kabiri, gushyirwa hejuru kwa Yesu akicara ku ntebe y'ubwami bwo mu ijuru. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bigaragaza ububasha bw'Imana, nk'uko twabibonye mu ngingo zabanje no mu bindi byigisho. Twabonye ko hari ibintu bigaragaza ko Imana ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga zihambaye bitewe n'ibyo yakoze. Hano hari ikibazo batubaza ngo ni mu buhe buryo ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu kuzuka kwa Yesu. Batubwiye ngo dusome mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 20. Reka tunyarukireyo. Mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 20
haranditswe ngo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Tuzi ko nta rindi zina ryo gukirizwamo, nta rindi abantu bose bakwiye guhererwamo agakiza uretse Yesu wenyine. None batubwiye ngo ni mu buhe buryo ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu kuzuka kwa Yesu. Nuko nyuma yo kuzuka kwa Yesu, imbaraga zose cyangwa se ibyo mu isi byose byateranirijwe muri we, cyangwa se abakizwa bose bagomba gukirizwa mu izina rya Yesu, kuko ari we wabaye incungu ya muntu ubwo yari amaze kujya kure y'Imana. Kuzuka kwa Yesu ni ingingo itagibwaho impaka y'ukwizera kwa Gikristo. Abizera b'indahemuka bategereza umuzuko ukomeye wo mu gihe kizaza, ubwo bazazukira ubugingo buhoraho Kristo agarutse, bitewe n'uko Kristo yazutse. Ibyiringiro hano bihabwa cyangwa se abakristo bagira bose ni uko nubwo uyu munsi umuntu abaho agapfa, ariko ibyiringiro ni uko kubera ko Yesu yazutse, ubwo azaba agarutse bwa kabiri, n'abandi bose bapfuye bamwizeye bazazuka ndetse bamusanganire. Dushobora guhanga amaso kuri Kristo muri iki gihe kugira ngo aduhe imigisha iboneka mu butumwa bwiza, harimo ndetse no guhabwa Mwuka Wera ngo abane natwe mu mibereho yacu bitewe n'uko Kristo yazutse. Rero imvugo shusho yerekana ko Imana yicaje Kristo iburyo bwayo yatiwe muri Zaburi y'110 akaba ari amagambo yasubiwemo kenshi kurusha ayandi mu Isezerano Rishya. Amagambo yose yasubiwemo asa n'ayerekeza ibitekerezo kuri yo. Rero gushyirwa hejuru kwa Kristo gufite umwanya ukomeye mu rwandiko rw'Abefeso. Abizera bicazwa hamwe nawe, uwo ni Yesu, ahantu ho mu ijuru. Ahangaha rero mu ngingo twagarutseho mu cyigisho cyabanje, twabanye ko ahantu ho mu ijuru ni ahantu, cyangwa se bivuze ko ari ahantu Imana iba ku bwacu tutabasha kwigeza, ariko mu kwizera ndetse no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, Imana ubwayo abakristo babasha kujya kubana na Yesu aho hantu. Ikindi kandi Pawulo arengurira ku kuzamurwa mu ijuru kwa Kristo nk'igikorwa kibanza kugira ngo Kristo abone gusohoza ibintu byose no guha itorero impano. Rero mu Befeso igice cya 4:8 kujya ku 11, Pawulo atuburira kwirinda gutekereza Kristo nk'uwicaye ku ntebe y'ubwami ya se ntacyo akora, ahubwo amugaragaza nk'ishusho yo mu Isezerano Rishya ya Kristo washyizwe hejuru kandi agakwira mu isi yose binyuze muri Mwuka we. Anesha kandi agakomeza kunesha. Bityo rero Pawulo yerekana gushyirwa hejuru cyangwa se kwambika ikamba kwa Kristo nk'aho atari ukwerekana gusa imbaraga z'Imana zihabwa abizera, ahubwo ni no kwerekana isoko yazo. Igihe Pawulo atwereka ko Kristo yazamuwe mu ijuru ndetse akicazwa iruhande rwa se rw'Imana Data wa twese, bigaragaza imbaraga z'Imana zihabwa abizera, kandi si ukuzihabwa gusa cyangwa se kuba umwizera wese abasha kubona imbaraga ze, ahubwo ni uko binatwereka isoko y'imbaraga z'abizera bagomba kugira, cyangwa se z'imbaraga za Yesu. Hano hari ikibazo turasohorezaho kibaza ngo ni mu buhe buryo ukeneye imbaraga z'Imana mu mibereho yawe? Iki ni ikibazo. Kandi ni mu buhe buryo burushijeho kuba bwiza bwo kwishyira aho izo mbaraga zibasha kutugeraho? Imigenzereze ishobora kutubuza kubona iyo mbaraga ni iyihe? Ibi ni ibibazo batubajije. Ese mu mibereho yawe ya buri munsi wumva ukeneye imbaraga z'Imana? Ni ikibazo ukwiye kwibaza. Ese imigenzere cyangwa imyitwarire twagira yatuma tutabona imbaraga z'Imana ni iyihe? Buri wese ngira ngo iki kibazo wagitekerezaho, gusa kirasobanutse kandi kirumvikana. Ariko mu bindi byigisho nk'uko byabanje twabonye ko iyo dusenga dushimikiriye cyangwa se gusenga urudaca, bituma twegerana n'Imana ndetse tugasabana nayo, ikabasha kudufasha ndetse no kuduha imbaraga zayo. Rero mu gusoza reka dusenga Imana. Gusa ugize ikibazo, inyunganizi, wabyandika hasi muri komenti. Iyo turebye tukabibona tubiheraho ku ngingo ikurikiyeho. Imana ibahe umugisha.
turagushimiye Uwiteka Nyagasani ihoraho, tugushimiye ko dukunda kandi utwitaho ko bukeye nuko bwije uhabwa icyubahiro. Mwami mwiza rero, tubonye ko Kristo yashyizwe hejuru ku bwacu kugira ngo tubashe kubona imbaraga z'Imana ndetse zidukoreremo ubwacu iyo twizeye. Reka rero dushoboze kugira ngo twakire Mwuka wawe wera, ni ukuri asabe imitima yacu kandi adushoboze gukora ibikwiriye, maze ubwo Kristo agiye kwerekanwa bidatinze tuzishimire kumusanganira. Tugire neza rero, tube hafi, kandi no mu bindi byigisho byose uzakomeze kuturinda, uduhe kumva no kumvira ijambo ryawe, ibyo dusabiye ubuntu ku bwa Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen.